Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Uyu munsi turagaruka ku nzozi z'ubukwe. Ubusanzwe ubukwe ni ikimenyetso cy'urukundo ruhoraho kandi ibirori byabwo biba birimo umunezero no guhuza imiryango. Kuburota rero nabyo ahanini biteguza ibyiza nubwo harimo umwe mu busobanuro bwazo burimo agahinda n'ibibazo. Kurota ubukwe bisobanuye isezerano, kwishyira hamwe ndetse n'impinduka. Ndetse kuri bamwe bikaba byahuzwa n'icyemezo gishobora guhindura ubuzima bwabo burundu. Mbese muri rusange inzozi z'ubukwe zigaragaza impinduka zikomeye mu buzima bw'uzirota. Dore rero bimwe mu bisobanuro by'inzozi z'ubukwe. Kurota ukorana ubukwe n'uwahoze ari umukunzi wawe cyangwa se ex wawe bisobanura ko wamaze kwakira ko atakiri umukunzi wawe, ariko ko hari amahirwe menshi cyangwa ibyago byinshi bitewe n'uko mwabanye byo kuba mwakongera gukundana cyangwa se ukaba wakundana n'uwo bahuje imico. Kurota ubukwe ndetse ukabona neza abageni byo biteguza agahinda. Kurota ubukwe kandi bishobora guteguza umubabaro n'ibibazo. Kurota wanga gutaha ubukwe biteguza kuri hafi gukora igikorwa gishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Kurota wakoranye ubukwe n'umuntu ufite uburanga biteguza umunezero, naho iyo ari umuntu w'uburanga buke cyangwa se mubi biteguza umubabaro. Niba urota ubukwe ari ingaragu, kuri we biteguza umunezero, mu gihe iyo uzirota ari umuntu washatse byo biteguza ibibazo by'uruhererekane. Kurota ubu n'uwo mwashakanye akora ubukwe bifite ubusobanuro bibiri. Bishobora guteguza gutandukanya n'uwo mwashakanye cyangwa se bigateguza impinduka mu kazi kawe. Niba warashatse hanyuma ukarota ukorana ubukwe n'undi muntu biteguza ugutandukana. Kurota ukorana ubukwe n'umuntu utazi byo bisobanuye ko byaba byiza unyuzwe n'ibyo ufite uyu munsi aho kwiruka ku byagusize. Niba umugore cyangwa umukobwa arose akora ubukwe mu ibanga biteguza kuvugwaho ibihuha no kunengwa cyane muri iyo minsi iri imbere. Kurota wishimye cyane mu bukwe biteguza ibibazo. Kurota mu bukwe umwe mu bashyingiwe yaba umugeni cyangwa umukwe yambaye umwambaro wo kwirabura ugaragaza agahinda bisobanuye ko urwo rugo ruzamara igihe gito cyane. Umukobwa urota yashyingiranywe n'umusaza kuri we biteguza uburwayi cyangwa ibibazo byinshi. Kurota washyingiwe kandi urwaye byo ni inzozi ziteguza agahinda. Kurota ushyingiranwa n'umuntu udakunda bivuze ko urukundo urimo muri iki gihe rushingiye ku binyoma. Niba warose watashye ubukwe bw'inshuti yawe bivuze ko mu bakuzengurutse hari ishyari, bityo uragirwa inama yo kwitonda. Kurota wowe cyangwa undi muntu akora ubukwe atishimiye agira gusa ngo anezeze abandi ni ikimenyetso cy'uko hari umuntu mu bakuzengurutse urimo kugukoresha mu nyungu ze bwite. Kurota ubukwe bw'ikinyoma bisobanura ko mu bantu muzahura vuba harimo umuntu uzakubera umwanzi. Kurota ubukwe buteguye nabi biteguza urupfu cyangwa agahinda gakomeye. Kurota washyingiranywe n'umwe mu bantu mufitanye isano y'amaraso nabyo biteguza ibyago bikomeye. Izi ni zo nzozi twari twabateguriye uyu munsi. Niba hari izindi nzozi wifuza ko twagusobanurira zaba izerekeranye n'ubukwe cyangwa izindi, wabitwandikira muri comment tukazazigarukaho muri video yacu itaha. Nanone sinagenda ntabibukije gukora subscribe. Niba wakunze iyi video ukore like ndetse na share uyisangiza abandi. Murakoze, bye, ndabakunda.